Umunsi wa 20. Gusana imibanire yasenyutse. Imana yiyunze natwe muri Kristo kandi yaduhaye umurimo wo gusana imibanire. Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 18. Imibanire myiza iteka igomba gusanwa iyo yasenyutse. Ubuzima twabuherewe ngo tubumare twiga gukunda, niyo mpamvu Imana ishaka ko duha agaciro imibanire myiza, tugashyira umwete ku kiyikomeza aho kuyireka iyo havutse akabazo ko kutumva ibintu kimwe, guhemukirana cyangwa amakimbirane. Mu by'ukuri Bibiliya itubwira ko Imana yaduhaye umurimo wo gusana imibanire. Niyo mpamvu igice kinini cy'isezerano rishya cyahariwe kutwigisha uburyo tugomba kubana hagati yacu. Paulo yaranditse ngo, niba hari icyo mwungutse kubwo gukurikira Kristo, niba urukundo rwe hari icyo rwamaze mu buzima bwanyu, niba kuba umuryango umwe mu mwuka hari icyo bibabwiye, mwibwire kumwe, mukundane, mube inshuti zihuje umutima. Paulo yigishaga ko gushobora kubana neza n'abandi aricyo kimenyetso cyo gukura mu mwuka. Ubwo Kristo ashaka ko umuryango we urangwa n'uburyo dukundana, imibanire mibi ni igisebo mu maso y'abatizera. Niyo mpamvu Paulo yumvaga bikojeje isoni kumva abakristo b'i Korinto baracitsemo ibice bihanganye ndetse bakageza naho bajya kuregana mu nkiko. Niyo mpamvu yanditse ngo biteye isoni, nta munyabwenge n'umwe waba hagati muri mwe wabasha gucira bene se urubanza. Yatangazwaga no kubona mu itorero ryose nta n'umwe wari ukuze bihagije ngo akemure ikibazo cyabo mu mahoro. Muri urwo rwandiko arongera akagira ati, ndabinginga uko mbishoboye kose muhuze umutima mubane neza. Niba ushaka umugisha w'Imana ku buzima bwawe no kumenyekana nk'umwana w'Imana, ugomba kwiga kubaka amahoro. Yesu yaravuze ngo Imana ishima abakorera kuzana amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Ubone neza ko Yesu atavuze ngo hahirwa abakunda amahoro, kuko buri muntu wese akunda amahoro. Nta nubwo yavuze ngo hahirwa abanyamahoro, ba bandi batajya bagira ikibakura umutima. Yesu yaravuze ngo hahirwa abakorera kuzana amahoro, abashyiraho imbaraga ngo bakemure amakimbirane. Abakorera amahoro baba bake kuko umurimo wo kubaka amahoro urushya. Kubera ko waremewe kuba uwo mu muryango w'Imana kandi intego ya kabiri y'ubuzima bwawe ku isi ikaba ari ukwiga gukunda no kubana n'abandi, gukorera amahoro ni bumwe mu bushobozi bwa ngombwa wagombye guteza imbere. Agahinda nuko benshi muri twe tutigeze twigishwa uburyo bwo gukemura amakimbirane. Kubaka amahoro bitandukanye no guhunga amakimbirane. Tuvugishije ukuri, guhunga ibibazo, gukora nkaho bitariho cyangwa se gutinya kubivugaho, byo ni ubugwari. Yesu umwami w'amahoro ntiyigeze yihunza ikibazo cyavutse. Ndetse rimwe na rimwe hari ubwo ariyo wasemburaga ibibazo kugira ngo bose bamererwe neza. Rimwe na rimwe ni ngombwa kwirinda amakimbirane, ubundi biba ngombwa kuyabyutsa, ubundi dukenera kuyakemura. Niyo mpamvu tugomba gusengera guhora tuyoborwa n'Umwuka Wera. Kubaka amahoro ntabwo ari ukugusha abantu neza. Guhora wemera ibyo abantu bashaka ugahinduka nk'akarago ko ku muryango bihanagurizaho ibyondo, abantu bose bagahora kugenda hejuru, ntabwo ari byo Yesu yari afite mu bitekerezo. Hari ibintu byinshi yagiye yanga kwemera ntakurwe ku izima, agahagarara agahangana n'abamurwanyaga. Uburyo bwo gusana imibanire. Nk'abizera, Imana yaduhamagariye gusana imibanire hagati yacu. Dore intambwe ndwi Bibiliya itanga mu nzira yo gusana ubusabane. Uvugane n'Imana mbere yo kuvugana n'uwo mufitanye ikibazo. Uganire n'Imana kuri icyo kibazo. Ubanje gusengera icyo kibazo mbere yo kugira undi muntu ukibwira, uzatangazwa no kubona Imana yahinduye umutima wawe cyangwa yahinduye mufitanye amakimbirane ntacyo wari wakora. Imibanire yawe yose n'abandi yaba myiza kurutaho uramutse uyisengeye kurutaho. Nkuko Dawidi yabikoraga muri Zaburi ze, ujye ukoresha amasengesho ngo winigure werekeza mu ijuru. Ubwire Imana ikiniga cyawe, uyiririre. Ntabwo izatangazwa cyangwa ngo irakazwe n'umujinya wawe, akababaro, ubwoba cyangwa andi marangamutima. Niyo mpamvu ushobora kuyibwira byose ntacyo utinya. Amakimbirane menshi abashingiye ku kintu umuntu akenera ntakibone. Bimwe muri ibyo bikenerwa nta wundi ushobora kubihaza uretse Imana yonyine. Iyo utegereje ko undi muntu, inshuti, uwo mwashakanye, ukuyobora cyangwa umwe mu bo mu muryango wawe aho igisubizo cy'igikenerwa gishobora gusubizwa n'Imana yonyine, wowe wihamagariye umubabaro n'ubushariri. Nta muntu n'umwe ushobora gusubiza ubukene bw'umutima wawe bwose uretse Imana yonyine. Intumwa Yakobo yavuze ko amakimbirane yacu menshi aturuka mu kudasenga. Mbese muri mwe intambara ziva he? N'intonganya ziva he? Murararikira ariko ntacyo mubona. Ntimuhabwa kuko mudasaba Imana. Aho kureba ku Mana dutumbira abandi ngo ari batunezeza, nyuma tukabarakarira kuko bataduhaye ibyo twari tubategerejeho. Imana ikavuga iti, kuki mutabanza kuba ari jye musaba? Iteka ryose ujye ufata iya mbere. Kuba ari wowe wagize nabi cyangwa wagiriwe nabi ntacyo bihindura. Imana ishaka ko ari wowe utera intambwe ya mbere. Ntugategereze ko uwo mufitanye ikibazo ari ugusanga. Uba ari wowe ufata iya mbere umusange. Gusana imibanire bifite agaciro gakomeye ku buryo Yesu yategetse ko biza mbere yo guterana. Nibwo yavuze ngo nujya mu iteraniro ugiye gusenga,
wajya gutanga ituro ukibuka ko mwene so hari icyo afite mupfu, usiga ituro ryawe uhita ugenda ushake mwene so mwikiranure. Ubwo nibwo gusa ushobora kugaruka ugatura Imana ituro ryawe. Iyo ubusabane bwahungabanye cyangwa bukaba bwasenyutse, wihutire gutegura imishyikirano y'amahoro. Ntutinde, ntushake impamvu zo kubyihorera cyangwa ngo uvuge ngo buriya amaherezo nzashyira mbibonera umwanya. Utegure uburyo mwabonana imbone nkubone mu maguru mashya. Gutinda nta kindi byungura uretse kongera inzika no gutuma ibintu birushaho kujya irudubi. Mu gihe habayeho amakimbirane, gutinda ntabwo bivura ibikomere, ahubwo bituma birushaho kuba bibi. Kwihutira gushaka umuti bikugabaniriza n'ingaruka zo mu bugingo. Bibiliya ivuga ko icyaha harimo n'amakimbirane adakemuwe cyica ubusabane bwacu n'Imana, kandi kigatuma amasengesho yacu adasubizwa, kandi bikadutera guhagarika umutima. Inshuti za Yobu zaramubwiye ngo guhagarika umutima kubera umujinya byaba ari ubupfapfa. Ahandi bati niwe wigirira nabi kubera uburakari. Amahirwe yo kugira icyo ugeraho mu mushyikirano w'amahoro kenshi uturuka ku guhitamo igihe gikwiriye n'ahantu heza ho guhurira. Ntimuzagerageze guhura umwe muri mwe ananiwe, yumva yihuta, cyangwa aho abantu bashobora kubarogoya. Igihe cyiza ni igihe mwese mwumva mumeze neza kandi mubyiteguye. Icya gatatu, wifatanye n'amarangamutima ya mugenzi wawe. Ukoreshe amatwi kurusha umunwa wawe. Mbere yo kugerageza gukemura ubwumvikane bucye ubwo aribwo bwose, ujye ubanza utega amatwi amarangamutima y'abantu. Pawulo yatanze inama nziza agira ati, umuntu wese areke kuzirikana inyungu ze bwite, ahubwo yite ku z'abandi. Ijambo skopos mu Kigiriki ariryo ryahinduwe kuzirikana, niryo rivaho amagambo telescope, icyuma kireba kure mu kirere, na microscope, icyuma kireba utuntu duto cyane. Bivuga ngo urebe witonze, wite ku marangamutima yabo aho kwita ku byabaye. Ubanze ugaragaza imbabazi mbere yo gushaka ibisubizo. Ntugatangire ubwira abantu kwirengagiza amarangamutima bagaragaza. Watega amatwi gusa maze ubareke basuke amarangamutima yabo wowe utiregura. Ubereke ko ubumva kabone niyo waba utemera ibyo bavuga. Amarangamutima kenshi ntabwo aba ari ukuri cyangwa atondetse neza ku murongo. Mu by'ukuri kenshi umujinya utera gutekereza no gukora ibintu by'ubupfapfa. Umuririmbyi wa Zaburi yaravuze ngo, ubwo umutima wanjye washariraga nkibabaza mu mutima, nari umupfapfa nta bwenge nagiraga, nameraga nk'inka imbere yawe. Iyo twakomeretse mu mutima twese twitwara nk'inka. Ariko Bibiliya iravuga ngo amakenga y'umuntu amubuza kwihutira kurakara, kandi kwirengagiza inabi yagiriwe bimuha icyubahiro. Kwihangana bizanwa no kugira gushishoza, kandi gushishoza bizanwa no kumva icyo abandi batekereza ku kibazo. Gutega amatwi ni nko kubwira umuntu ngo ibyo uvuga bifite agaciro imbere yanjye. Ubucuti bwacu mbushyize imbere kandi nawe ndagukeneye. Hari amagambo bavuga kandi afite ishingiro ngo abantu batangira kwita ku byo tuzi iyo bamaze kumenya ko tubitayeho. Kugira ngo dushobore gusana ubusabane, tugomba kwemera umutwaro wo kwihanganira, gushidikanya n'impungenge z'abandi. Tugerageze kunezeza bagenzi bacu aho kwinezeza. Dukore ibishobora kubakomeza. Kwihanganira umujinya w'abandi, cyane cyane udafite ishingiro, ni ubwitange bukomeye cyane. Ariko ujye uzirikana ko ibyo ari byo Yesu yakoze ku bwawe. Yihanganiye umujinya udafite ishingiro, ndetse urimo n'uburiganya bwinshi kugira ngo ashobore kugucungura. Kuko Kristo atinejeje ubwe nk'uko byanditswe ngo, ibitutsi bagututse byangezeho. Wature uruhare wagize muri ayo makimbirane. Niba koko ushaka gusana imibanire yawe, wagombye kubanza kwemera ayawe makosa cyangwa icyaha cyawe. Yesu yaravuze ngo nibwo buryo bwonyine bwo gushobora kubona ibintu neza. Banza ukure umugogo mu ijisho ryawe, nibwo wenda uzashobora kubona neza ngo utokore agatotsi mu ijisho rya mugenzi wawe. Kuko twese tugira uburyo tutabona ibintu byo Umunsi wa 20. Gusana imibanire yasenyutse. Imana yiyunze natwe muri Kristo, kandi yaduhaye umurimo wo gusana imibanire. Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 18. Imibanire myiza iteka igomba gusanwa iyo yasenyutse. Ubuzima twabuherewe ngo tubumare twiga gukunda, niyo mpamvu Imana ishaka ko duha agaciro imibanire myiza, tugashyira umwete ku kiyikomeza aho kuyireka iyo havutse akabazo ko kutumva ibintu kimwe, guhemukirana cyangwa amakimbirane. Mu by'ukuri Bibiliya itubwira ko Imana yaduhaye umurimo wo gusana imibanire. Niyo mpamvu igice kinini cy'isezerano rishya cyahariwe kutwigisha uburyo tugomba kubana hagati yacu. Pawulo yaranditse ngo, niba hari icyo mwungutse kubwo gukurikira Kristo, niba urukundo rwe hari icyo rwamaze mu buzima bwanyu, niba kuba umuryango umwe mu mwuka hari icyo bibabwiye, mwibwire kumwe, mukundane, mube inshuti zihuje umutima. Pawulo yigishaga ko gushobora kubana neza n'abandi aricyo kimenyetso cyo gukura mu mwuka.
ubwo Kristo ashaka ko umuryango we urangwa n'uburyo dukundana, imibanire mibi ni igisebo mu maso y'abatizera. Niyo mpamvu Pawulo yumvaga bikojeje isoni kumva abakristo b'i Korinto baracitsemo ibice bihanganye ndetse bakageza n'aho bajya kuregana mu nkiko. Niyo mpamvu yanditse ngo biteye isoni, nta munyabwenge n'umwe waba hagati muri mwe wabasha gucira bene se urubanza. Yatangazwaga no kubona mu itorero ryose nta n'umwe wari ukuze bihagije ngo akemure ikibazo cyabo mu mahoro. Muri urwo rwandiko arongera akagira ati, ndabinginga uko mbishoboye kose muhuze umutima mubane neza. Niba ushaka umugisha w'Imana ku buzima bwawe no kumenyekana nk'umwana w'Imana, ugomba kwiga kubaka amahoro. Yesu yaravuze ngo Imana ishima abakorera kuzana amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Ubone neza ko Yesu atavuze ngo hahirwa abakunda amahoro, kuko buri muntu wese akunda amahoro. Nta nubwo yavuze ngo hahirwa abanyamahoro, ba bandi batajya bagira ikibakura umutima. Yesu yaravuze ngo hahirwa abakorera kuzana amahoro, abashyiraho imbaraga ngo bakemure amakimbirane. Abakorera amahoro baba bake kuko umurimo kubaka amahoro urushya. Kubera ko waremeye kuba uwo mu muryango w'Imana kandi intego ya kabiri y'ubuzima bwawe ku isi ikaba ari ukwiga gukunda no kubana n'abandi, gukorera amahoro ni bumwe mu bushobozi bwa ngombwa wagombye guteza imbere. Agahinda nuko benshi muri twe tutigeze twigishwa uburyo bwo gukemura amakimbirane. Kubaka amahoro bitandukanye no guhunga amakimbirane. Tuvugishije ukuri, guhunga ibibazo, gukora nk'aho bitariho cyangwa se gutinya kubivugaho byo ni ubugwari. Yesu umwami w'amahoro ntiyigeze yihunza ikibazo cyavutse, ndetse rimwe na rimwe hari ubwo ariwe wasemburaga ibibazo kugira ngo bose bamererwe neza. Rimwe na rimwe ni ngombwa kwirinda amakimbirane, ubundi biba ngombwa kuyabyutsa, ubundi dukenera kuyakemura. Niyo mpamvu tugomba gusengera guhora tuyoborwa n'Umwuka Wera. Kubaka amahoro ntabwo ari ukugusha abantu neza. Guhora wemera ibyo abantu bashaka ugahinduka nk'akarago ko ku muryango bihanagurizaho ibyondo, abantu bose bagahora kugenda hejuru, ntabwo ari byo Yesu yari afite mu bitekerezo. Hari ibintu byinshi yagiye yanga kwemera ntakurwe ku izima, agahagarara agahangana n'abamurwanyaga. Uburyo bwo gusana imibanire. Nk'abizera, Imana yaduhamagariye gusana imibanire hagati yacu. Dore intambwe ndwi Bibiliya itanga mu nzira yo gusana ubusabane. Uvugane n'Imana mbere yo kuvugana n'uwo mufitanye ikibazo. Uganire n'Imana kuri icyo kibazo. Ubanje gusengera icyo kibazo mbere yo kugira undi muntu ukibwira, uzatangazwa no kubona Imana yahinduye umutima wawe cyangwa yahinduye mufitanye amakimbirane ntacyo wari wakora. Imibanire yawe yose n'abandi yaba myiza kurutaho uramutse uyisengeye kurutaho. Nk'uko Dawidi yabikoraga muri Zaburi ze, ujye ukoresha amasengesho ngo winigure werekeza mu ijuru. Ubwire Imana ikiniga cyawe, uyiririre. Ntabwo izatangazwa cyangwa ngo irakazwe n'umujinya wawe, akababaro, ubwoba cyangwa andi marangamutima. Niyo mpamvu ushobora kuyibwira byose ntacyo utinya. Amakimbirane menshi aba ashingiye ku kintu umuntu akenera ntakibone. Bimwe muri ibyo bikenerwa nta wundi ushobora kubihaza uretse Imana yonyine. Iyo utegereje ko undi muntu, inshuti, uwo mwashakanye, ukuyobora cyangwa umwe mu bo mu muryango wawe aho igisubizo cy'igikenerwa gishobora gusubizwa n'Imana yonyine, wowe wihamagariye umubabaro n'ubushariri. Nta muntu n'umwe ushobora gusubiza ubukene bw'umutima wawe bwose uretse Imana yonyine. Intumwa Yakobo yavuze ko amakimbirane yacu menshi aturuka mu kudasenga. Mbese muri mwe intambara ziva he? N'intonganya ziva he? Murararikira ariko ntacyo mubona. Ntimuhabwa kuko mudasaba Imana. Aho kureba ku Mana dutumbira abandi ngo ari batunezeza, nyuma tukabarakarira kuko bataduhaye ibyo twari tubategerejeho. Imana ikavuga iti, kuki mutabanza kuba ari jye musaba? Iteka ryose ujye ufata iya mbere. Kuba ari wowe wagize nabi cyangwa wagiriwe nabi ntacyo bihindura. Imana ishaka ko ari wowe utera intambwe ya mbere. Ntugategereze ko uwo mufitanye ikibazo ari ugusanga. Uba ari wowe ufata iya mbere umusange. Gusana imibanire bifite agaciro gakomeye ku buryo Yesu yategetse ko biza mbere yo guterana. Nibwo yavuze ngo nujya mu iteraniro ugiye gusenga, wajya gutanga ituro ukibuka ko mwene so hari icyo afite mupfu, usiga ituro ryawe uhita ugenda ushake mwene so mwikiranuri. Ubwo nibwo gusa ushobora kugaruka ugatura Imana ituro ryawe. Iyo ubusabane bwahungabanye cyangwa bukaba bwasenyutse, wihutire gutegura imishyikirano y'amahoro. Ntutinde, ntushake impamvu zo kubyihorera cyangwa ngo uvuge ngo buriya amaherezo nzashyira mbibonera umwanya. Utegure uburyo mwabonana imbone nkubone mu maguru mashya. Gutinda nta kindi byungura uretse kongera inzika no gutuma ibintu birushaho kujya irudubi. Mu gihe habayeho amakimbirane, gutinda ntabwo bivura ibikomere ahubwo bituma birushaho kuba bibi. Kwihutira gushaka umuti bikugabaniriza n'ingaruka zo mu bugingo. Bibiliya ivuga ko icyaha harimo n'amakimbirane adakemuwe cyica ubusabane bwacu n'Imana kandi kigatuma amasengesho yacu adasubizwa kandi bikadutera guhagarika umutima. Inshuti za Yobu zaramubwiye ngo guhagarika umutima kubera umujinya byaba ari ubupfapfa. Ahandi bati niwe wigirira nabi kubera uburakari.
amahirwe yo kugira icyo ugeraho mu mushyikirano w'amahoro kenshi uturuka ku guhitamo igihe gikwiriye n'ahantu heza ho guhurira. Ntimuzagerageze guhura umwe muri mwe ananiwe, yumva yihuta, cyangwa aho abantu bashobora kubarogoya. Igihe cyiza ni igihe mwese mwumva mumeze neza kandi mubyiteguye. Icya gatatu, wifatanye n'amarangamutima ya mugenzi wawe. Ukoreshe amatwi kurusha umunwa wawe. Mbere yo kugerageza gukemura ubwumvikane bucyo ubwo ari bwo bwose, ujye ubanza utega amatwi amarangamutima y'abantu. Pawulo yatanze inama nziza agira ati, umuntu wese areke kuzirikana inyungu ze bwite, ahubwo yite ku z'abandi. Ijambo skopos mu Kigiriki ariryo ryahinduwe kuzirikana, niryo rivaho amagambo telescope, icyuma kireba kure mu kirere, na microscope, icyuma kireba utuntu duto cyane. Bivuga ngo urebe witonze, wite ku marangamutima yabo aho kwita ku byabaye. Ubanze ugaragaza imbabazi mbere yo gushaka ibisubizo. Ntugatangire ubwira abantu kwirengagiza amarangamutima bagaragaza. Watega amatwi gusa, maze ubareke basuka amarangamutima yabo wowe utiregura. Ubereke ko ubumva kabone niyo waba utemera ibyo bavuga. Amarangamutima kenshi ntabwo aba ari ukuri cyangwa atondetse neza ku murongo. Mu by'ukuri kenshi umujinya utera gutekereza no gukora ibintu by'ubupfapfa. Umuririmbyi wa Zaburi yaravuze ngo, ubwo umutima wanjye washariraga, nkibabaza mu mutima, nari umupfapfa, nta bwenge nagiraga. Nameraga nk'inka imbere yawe. Iyo twakomeretse mu mutima twese twitwara nk'inka. Ariko Bibiliya iravuga ngo amakenga y'umuntu amubuza kwihutira kurakara, kandi kwirengagiza inabi yagiriwe bimuha icyubahiro. Kwihangana bizanwa no kugira gushishoza, kandi gushishoza bizanwa no kumva icyo abandi batekereza ku kibazo. Gutega amatwi ni nko kubwira umuntu ngo ibyo uvuga bifite agaciro imbere yanjye. Ubucuti bwacu mbushyize imbere kandi nawe ndagukeneye. Hari amagambo bavuga kandi afite ishingiro ngo abantu batangira kwita ku byo tuzi iyo bamaze kumenya ko tubitayeho. Kugira ngo dushobore gusana ubusabane, tugomba kwemera umutwaro wo kwihanganira, gushidikanya n'impungenge z'abandi. Tugerageze kunezeza bagenzi bacu aho kwinezeza. Dukore ibishobora kubakomeza. Kwihanganira umujinya w'abandi, cyane cyane udafite ishingiro, ni ubwitange bukomeye cyane. Ariko ujye uzirikana ko ibyo ari byo Yesu yakoze ku bwawe. Yihanganiye umujinya udafite ishingiro, ndetse urimo n'uburiganya bwinshi kugira ngo ashobore kugucungura. Kuko Kristo atinejeje ubwe, nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Wature uruhare wagize muri ayo makimbirane. Niba koko ushaka gusana imibanire yawe, wagombye kubanza kwemera ayawe makosa cyangwa icyaha cyawe. Yesu yaravuze ngo nibwo buryo bwonyine bwo gushobora kubona ibintu neza. Banza ukuri umugogo mu ijisho ryawe, nibwo wenda uzashobora kubona neza ngo utokore agatotsi mu ijisho rya mugenzi wawe. Kuko twese tugira uburyo tutabona ibintu byose neza, hari ubwo byaba ngombwa ko wiyambaza undi muntu ngo agufashe kubona neza uruhare rwawe mbere yo guhura no mufitanye ikibazo. Kandi usabe n'Imana iguhishurire uruhare rwawe nyakuri muri icyo kibazo. Wibaza uti, ese ni igihe ikibazo giturukaho? Ese naba ntashyira mu gaciro muri ibi byose, cyangwa nkaba ninangiye umutima, cyangwa ngendera ku marangamutima? Bibiliya iravuga ngo nituvuga ko nta cyaha dufite, tuba twishutse. Kwatura birimo imbaraga zikomeye zizana ubwiyunge. Kenshi ubwo tugerageza gukemura ibibazo, bikomeretsa abandi birenze n'uburyo bari bakomerekejwe n'ikibazo ubwacyo. Iyo ubanje kwemera urwaye ruhare, bicururutsa umujinya wa mugenzi wawe, kandi bikagabanya ubukana bwo guhangana, kuko ubundi abaje yiteguye ko ugiye kwiregura. Ntugerageze kwiregura cyangwa kwivanaho icyaha ngo ugishyire ahandi. Wemere ubikuye ku mutima uruhare waba waragize muri ayo makimbirane. Wishyireho amakosa yawe kandi uyasabire imbabazi. Uhangane n'ikibazo aho guhangana n'uwo mugifitanye. Ntabwo uzigera ukemura ikibazo cyawe niba ushishikajwe no kwerekana umunyamakosa uwo ari we. Ugomba guhitamo. Bibiliya iravuga ngo usubizanye neza guhosha uburakari, ariko akarimi gatyaye kabyutsa uburakari. Ntabwo uzigera wumvikanisha neza ibitekerezo byawe uvuga nabi. Nuko rero ujye utoranya amagambo yawe wigengesereye. Igisubizo kirimo ineza gihora kiruta kure kuninurana. Nuvuga ibintu usa n'urega uwo mufitanye ikibazo, azasubiza yiregura. Imana iravuga ngo umuntu ufite umutima w'ubwenge ushesha akanguhe azamenyekanira kuba umunyamakenga. Uko amagambo ye arushaho kuryoha, niko azarushaho kwemeza abandi ibyo ababwira. Kubyina ku mubyimba ntacyo byungura. Ntabwo uzigera wemeza mugenzi wawe iyo umushihura. Mu gihe cy'ubwumvikane buke hagati y'Abanyamerika n'Abakomunisite bise intambara y'ubutita, impande zombi zemeranije ko hari intwaro zitazigera zikoreshwa kubera ko zari zikabije kuba kirimbuzi. N'uno munsi hari intwaro z'uburozi zaciwe, kandi n'umubare w'intwaro za kirimbuzi barimo kuwugabanya bakazisenya. Bwo gushaka ubusabane, ugomba gusenya intwaro zisenya imibanire myiza, zirimo guca imanza, gupfobya, kugereranya, kwita amazina mabi, ibitutsi, kubyina ku mubyimba, gucyocyorana. Pawulo abivuga neza muri aya magambo ngo ijambo ryose riteye isoni
ntigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza rikomeza abandi, rikabaha ibyo bakeneye, bityo ibyo muvuga bizagirira neza ababumva. Ugerageze gutunganya urwawe ruhande. Pawulo yaravuze ngo murwanye uruhande mumane n'abantu bose amahoro. Amahoro aboneka hatanzwe ikiguzi. Rimwe na rimwe bizadusaba kwiyambura kwiyemera kwacu, ubundi bizadusaba kutirebaho. Kugira ngo wubake imibanire myiza, ukore byose ngo wigomwe, wiwombarike ku bandi kandi ushyire imbere ibyo bo bakeneye. Amwe mu magambo Yesu yavuze yerekana abahiriwe yahinduye mu buryo burambuye, buvuga ngo urahirwa niwereka abantu uburyo bashobora gufatanya aho kurushanwa cyangwa kurwana. Ubwo nibwo uzamenya neza uriwe by'ukuri kandi ukabona umwanya wawe mu muryango w'Imana. Ushyira imbere ubwiyunge kuruta gukemura ikibazo. Byaba ari ukwibeshya utegereje ko abantu bose bazabona ibintu kimwe. Ubwiyunge butumbira imibanire myiza, naho gukemura ikibazo bigatumbira amakimbirane yabaye. Iyo dutumbiriye kwiyunga, ikibazo gitakaza ubukana ndetse kikageza aho gitakaza n'uburemere. Dushobora gusana imibanire yacu kabone iyo twananiwe gukuraho ibidutandukanye. Hari kenshi abakristo baba bafite ibyo batumvikanaho cyangwa badatekerezaho kimwe nta buryarya burimo. Icyo gihe dushobora kwemeranya ko tudahuje ariko ntidushihurane. Ibuye rya diyama rigaragara mu buryo butandukanye bitewe n'aho riturutse. Imana idusaba kugira ubumwe, ntidusaba kuba kimwe, kandi dushobora kugenda dufatanya agatoki kandi nyamara tutabona ibintu byose kimwe. Ibi ntabwo bivuga ko kwiyunga bikuraho gukemura ikibazo. Mushobora gukomeza mukajya impaka ndetse mwashaka mukazamura amajwi, ariko mukabikora mu mwuka w'ubwumvikane. Ubwiyunge ni uguhamba intwaro z'intambara, ariko si ukurenza hejuru y'ikibazo. Ninde wumva ugomba gushaka nyuma yo kumva iki gice? Ninde wumva mugomba kwiyunga? Ntutinde n'umwanya muto. Tuza uyu mwanya uvugane n'Imana, uyibwire iby'uwo muntu. Nurangiza ushaka uwo muntu utangira inzira y'ubwiyunge. Izi ntambwe ndwi zirasobanutse ariko ntabwo zoroshye. Gusana ubusabane bisaba imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu Petero aduhugurira gushaka amahoro tukayakurikira kugeza tuyashyikiriye. Iyo ushaka amahoro ukayaharanira uba ukora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana ivuga ko abashaka amahoro ari abana bayo. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Imibanire myiza iteka igomba gusanwa. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mukora uko mushoboye murwanye uruhande ngo mubane n'abantu bose amahoro. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 18. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ninde ngomba kwiyunga nawe uyu munsi?